kubw'imbabazi yakugiriye nanjye yangiriye. Nkabarongira ngo iri jambo turitekerezeho, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi. Niyo mpamvu hari umuririmbyi yavuze ngo jya amaso we muntu wizeye, Satani akubikiriye hose ashaka uburyo yaguseseramo. Nuvuga ngo Satani rero reka mubabarire, icyo gihe byanga bikunze Satani abura umwanya. Kandi ukuvuga ngo iyo hari ikije nabwo bikagaragara ngo yenda kinyuze mu bana, nabwo birakwiriye ko aho hose menya ngo Satani yanyuraha. Kuko Satani we igihe cyose aba ari gushaka ahantu yatungutse umutwe kugira ngo anagere ku bantu b'Imana. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nejejwe ni umwanya mwiza nongeye kubona wo kuza imbere ya kamera kugira ngo nganirize abakunzi b'umusaraba, by'umwihariko abadukurikirana banyuze kuri iyi channel ya Witsemba Kwaya. Ndagira ngo rero n'ubundi mbere ko tuganira mbanze mbibwire, nubwo bigaragara ko atari ubwa mbere ngeze ahangaha imbere ya kamera nganiza abantu ijambo ry'Imana, ariko hagenda havuka abantu benshi badukurikirana, hari abashobora kuba tubonye aribwo bwa mbere. Niyo mpamvu ngira ngo mbere ko tuganira n'undi manze nongere kubibwira. Nitwa nta mugabo umwe Etienne cyangwa Stefano, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 7, nkaba mbarizwa mu karere ka Rutsiro kari mu ntara y'Uburengerazuba, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR Gasovu Paruwase ya Rundoyi. N'ubundi imirimo nkora nkaba ndi umudiyakoni aho kw'iryo torero rya Gasovu, ndetse byongeye nkaba n'umuririmbyi muri korali Witsemba, nkaba n'umuyobozi wayo. Ndumva rero nejejwe n'ubundi no kongera kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbere yuko tuganira amagambo y'Imana, Imana yashyize ku mutima, tubanze dusenga Imana hanyuma tubone gukomeza. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu ndagushimiye ko unyemereye kuboneka imbere y'iyi kamera kugira ngo nganirize abantu ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndagushimiye rero ko n'ubundi uyu mwanya ari wowe uwuteguye. Reka ubutware bwawe buboneke aha hantu, ubwiza bwawe buze bungote, he kuba ari njye ahubwo ari wowe ugaragara. Ndakwinginze ngo ube mu ruhande rwanjye kugira ngo uyu mwanya ngiye kumara nganiriza ubwoko bwawe ijambo ryawe, ureke ubwiza bwawe bugaragare, maze iri jambo aho rizagera Mwami wugurura imitima y'abantu bazaryumva kugira ngo rizabashe kubafasha. Urakoze, ndagushimiye, ngaho tugiriye neza, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana turasanga mu rwandiko rwanditswe na Pawulo yandikiye Abakolosayi. Turasoma igice cya 3 duhereye ku murongo wa 12. Ndagira ngo dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turasoma urwo rwandiko rwanditswe na Pawulo arwandikira Abakolosayi, igice cya 3 n'ubundi umurongo wa 12 tugeze hepfo ku wa 14. Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi
mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi mubabarirane, nk'uko umwami wacu yababariye aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ikigeretse kuri ibyo byose, mwambare urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo nk'uko tumaze kuyasoma, yavuzwe n'umugaragu w'Imana Pawulo, yandika uru rwandiko arwandikiye itorero cyangwa se abizera bo mu iri torero ry'i Kolosayi. Aya magambo nk'uko tuyasomye aragaragaza ko yayabwiraga abantu bamenye Imana, ntabwo bari abantu b'abapagani, bari abantu bamenye Imana. Kuko nk'uko dusomye aravuga ngo nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera. Bigaragara ko yaganirizaga abantu bamenye ngo nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera, mwambare nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi. Imana itugire neza. Ndatekereza ko aya magambo nkumva ngira ngo tuyaganireho cyane cyane natwe nk'abantu bamaze kumenya Imana. Pawulo areba itorero ry'i Kolosayi arababwira ati nuko rero nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera, mwambare umutima w'imbabazi. Ndumva ashaka kuvuga k'uyu mwambaro w'umutima w'imbabazi, mbese kwambara umutima w'imbabazi. Imbabazi mbega zikaba nk'umwambaro umuntu yambaye. Imana idufashe cyane. Buriya Pawulo abwira abakolosayi, dore ko yabahuguye amagambo menshi, ariko nkaba nashatse kugira ngo cyane cyane tuvuge kuri aya ngaya dusomye. Ntabwo nashatse kwinjira muri byinshi yababwiye, ahubwo nagize ngo tuganire cyane cyane ahangaha ko aya magambo yababwiye ati mwambare umutima w'imbabazi. Mu by'ukuri uyu mwambaro w'umutima w'imbabazi, ndagira ngo nkubwire mugenzi wanjye unkurikiranye, mu rugendo rugana mu ijuru duhura na byinshi kandi bikaza bigoye, ariko birakwiriye ko umuntu yambara umutima w'imbabazi. Kandi impamvu izi mbabazi ari ngombwa nuko n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi, ni umutima w'imbabazi wamuteye kumva ashatse kuza kuducungura. Bituma rero atagira ikintu arebaho, araza kubw'imbabazi yakugiriye nanjye yangiriye. Nkaba ngira ngo iri jambo turitekerezeho, nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wamaze kumenya Imana, uyu mutima w'imbabazi agomba kugira nk'umwambaro yambaye. Imana itugire neza. Akaba ari umwambaro yambaye ku buryo agomba gutanga imbabazi nk'ibintu mbese bimurimo. Ntabwo ari ibintu abanza kujya guhatirwa, ahubwo nuvuga ngo byanga bikunza zirikana ko natwe cyangwa se nawe umwami Yesu yamubabariye. Kubw'ibyo akumva agomba kubabarira mugenzi we mu gihe hagize ikibazo kibonetse. Yarakomeje aravuga ngo n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi mubabarirana nk'uko n'umwami wacu yababariye. Imana itugire neza. Ahangaha yavuzemo amagambo menshi akomeye kandi y'ingenzi ku muntu ugana mu ijuru. Harimo kwihanganirana. Kwihanganirana uko umuntu agize icyapfa n'undi ngo mubabarirane. Imana idufashe cyane. Birakwiriye ko rero iri jambo mwene data unkurikiye usenga Imana kugira ngo igufashe, iguhe imbaraga
zo kuryubahiriza, kandi nanjye ndimo nsenga Imana ngo nanjye nshoboze kuryubahiriza, kwihanganirana. Burya abantu turi mu isi hari byinshi bishobora kuboneka yenda hagati yacu ubwacu bikaba byaza biri kudusanga ngo twihanganirane, kuko turi mu isi Satani nawe akorera muri yo. Niyo mpamvu rongera ngo mugenzi wanjye unkurikiye, mugenzi wawe niba hari icyo yenda se agukoshereje, gerageza kumwihanganira, kuko iri jambo riratwereka ko tugomba kwihanganirana. Uko umuntu agize icyapfa n'undi ngo tukababarirana. Imana idufashe cyane. Yenda birashoboka ko mugenzi wawe hari icyo mwapfa, kuko turi mu isi birashoboka, ariko nkagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana riradusaba kwihanganirana ndetse no kubabarirana. Uko umuntu agize icyapfa n'undi ngo tukababarirana. Ese mugenzi, iyo hari ikibazo kibonetse, yenda mugenzi wawe hari uko byagenze, yenda se agukorera ikitakunejeje, ese ujya wumva umwihanganiye, cyangwa ujya uvuga uti ngewe ibyo yankoreye ntabwo tuzongera guhura? Ariko ndagira ngo umenye ko Yesu yaje mu isi n'ubundi yihanganira byose yahuye nabyo, ariko nta kindi cyabimuteye, ni urukundo yadukunze. Imana itugirire neza. Nawe rero nkaba ngira ngo nkubwire ngo gerageza kwihangana. Niba hari ibyo mugenzi wawe agukorera bitari byiza, gerageza kumwihanganira. Imana itugirire neza. Rero iri jambo ndagira ngo rwose tumenye imbaraga ziri muri ryo, kuko byanga bikunze turi mu isi tugomba kugira ibintu twahura nabyo byaturushya. Hari ibishobora kuboneka biturutse aho dukorera mu murimo. Birashoboka ko mugenzi wawe yanakurushya mukorana umurimo, ariko birasaba ngo habeho kwihanganirana. Imana itugirire neza. Ku bantu baririmbana, birashoboka ko mugenzi wawe yariganywa, yenda akagira ibyo yakora bitari byiza, ariko birasaba ngo habeho kwihanganirana. Imana itugirire neza. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Uko umuntu agize icyapfa n'undi mubabarirane, nk'uko umwami wacu Yesu yatubabariye, aba ariko natwe tubabarirana. Imana itugirire neza. Ndagira ngo rero mugenzi wanjye unkurikiye, Imana igufashe iri jambo umenye agaciro karyo. Pawulo nk'umuntu wari warahawe n'Imana guhugura abantu b'ibyiciro bitandukanye, arareba asanga abakorosayi nabo bari mu ntore z'Imana, ariko ababwira ati nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera, mwambara umutima w'imbabazi. Imana itugirire neza. Mwambara umutima w'imbabazi. Mbese imbabazi muzigire nk'umwambaro mwambaye. Imana idufashe. Hari igihe abantu bajya bagirana ikibazo, ayo ugasanga umuntu kugira ngo umwumvishe kubabarira ugasanga bibaye umutwaro muremure. Ariko iyo umuntu yambaye ikintu afite imbabazi nk'umwambaro, nta nubwo bisaba kubanza kujya kumubwira ngo tanga imbabazi, ahubwo nawe ubwo akimara kumva ko mugenzi we hari ikigaragaye kitari kiza kuri, bavuga ati nawe siwe, Imana imubabarire. Akamenya ngo byose ni Satani ubikoze n'ubizanye, bityo akumva ko n'ubundi atanze imbabazi. Noneho kandi kwihanganirana, akamenya ngo n'ubundi nubwo hari ibije nawe ntabwo ari we, akagerageza kumva ko amwihanganiye. Nuko rero mugenzi wanjye, ndagira ngo ngusabe Imana igufashe. Imana igufashe. Niba hari ibibazo byajyaga biza ukumva bikujyanye kure, uti nge mugenzi wanjye sinamubabarira, ibyo yankoreye sinamubabarira, menya ngo natwe Yesu yaratubabariye. Umenye ngo nawe Yesu yarakubabariye. Nuko rero birashoboka ko mu murimo hari ibyo twahura nabyo, cyangwa se muri rugendo hari ibyo twahura nabyo, ariko ijambo ritubwiye ngo uko umuntu agize icyapfa n'undi mubabarirane, nk'uko n'umwami wacu Yesu yatubabariye. Rero nkagira ngo nkubwire ngo niba hari ikibazo kibonetse hagati yawe na mwene so, gerageza
gutunga imbabazi, kuko Satani ajya yinjirana abantu ugasanga umuntu akoreye undi nabi, ariko menya ngo nawe siwe, ni Satani wamwinjiranye. Bityo hamwe no kumusengera ngo Imana imusange nawe kandi uhagarare neza, kuko niba Satani yamunyuzemo kugira ngo akugereho, we mu mwanya, ahubwo imbabazi ziboneke, kandi mugenzi wawe umusange nka mwene so, mubwire uti mugenzi wanjye ibi ntabwo byagaragaye neza, ariko gerageza kureba uburyo wakwikosora, nabyo aba ari byiza. Imana itugirire neza, kuko hari ubwo Satani amunyuraho, ariko nawe wamusanga ugasanga nawe yemeye ko yariganyijwe. Imana nitugirire neza. Ndagira ngo rero mugenzi wanjye urimo nkurikiye iri jambo habeho kuritekerezaho, kuko niryo numvise umwami ashyize ku mutima wanjye kugira ngo ndiganirize mwene data uzabasha kunkurikirana. Iri jambo Imana iguhe mbese kuryitaho, kuko byanga bikunze ibyo duhura nabyo kenshi nibidusaba kubabarira ndetse no kwihangana, ko burya umukristo wabuze kubabarira akabura kwihangana, ni ukuri ntabwo uru rugendo yazabasha kurusoza. Byanga bikunze ntabwo yazabasha kubona ubugingo buhoraho, kuko ibyo duhura nabyo hafi ya byose nibidusaba kwihangana ndetse no kubabarira, kuko turi mu isi Satani akoreramo kandi anyura mu bintu byinshi. Niyo mpamvu rero aho anyura hatandukanye, yanyura mu bo dukwana umurimo, yanyura mu bo tubana mu rugo. Nk'uko nabivuze, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Satani yabasha kunyura no ku mudamu wanjye, yanyura no ku bana, aho hose aho yabona umwanya yahanyura. Ariko yo habonetse imbabazi, nkamenya ngo uko biri kose nubwo iki kitagenze neza, ariko ni Satani, none mugenzi wanjye we ntacyo dupfa, reka mubabarire. Icyo gihe byanga bikunze Satani abura umwanya. Kandi ukuvuga ngo iyo hari ikije nabwo bikagaragara ngo yenda kinyuze mu bana, nabwo birakwiriye ko aho hose menya ngo Satani yanyura aha, kuko Satani we igihe cyose aba ari gushaka ahantu yatungutse umutwe kugira ngo anagere ku bantu b'Imana. Niyo mpamvu hari umuririmbyi yavuze ngo jya uba maso we muntu wizeye, Satani akubikiriye hose ashaka uburyo yaguseseramo. Ni ukuvuga ngo Satani rero yubikirira ahantu hose, ariko icyo aba ashaka ni ukugira ngo yinjirane umuntu wamenye Imana. Niyo mpamvu rero bisaba ngo niba hari aho yinjiriye, ubwo mpamenye uko nditwara. Nuko niba hari aho yinjiriye muri mugenzi wanjye kugira ngo andushye, za mbabazi ziboneke kandi kwa kwihangana kuboneke. Ni ukuvuga ngo iyo kwihangana kwabonetse n'imbabazi zikaboneka, byanga bikunze aho yanyura hose asanga n'ubundi hari ikindinze, nkahagarara neza. Imana nidufashe, iduha umutima w'imbabazi, kandi byose birashoboka, kuko burya kugira umuntu agire ziriya mbabazi, agire kuriya kwihangana, ni urukundo rubitera. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu twasomye hepfo ngo ariko ikigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo, kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo turwambare. Nituba twarwambaye rero ruzadushoboza byose, ari ukwihangana, kuko urukundo turasoma ngo rwihanganira byose kandi rukabarira byose. Ni ukuvuga ngo ahari urukundo rero ntabwo umuntu avuga ngo ngewe ibi ngibi ntabwo nabyihanganira, ibi ngibi ntabwo nabishobora, kuko nk'uko tubisoma n'ubundi hano mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto avuga ku by'urukundo, tubona ko n'ubundi ariho yaje kuvuga ku by'urukundo hariya mu gice cya 13, yenda duhereye ku murongo wa 4. Hari amagambo menshi ariko ndagira ngo mpera aho ngaho.
urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana idufashe cyane. Numvise nubwo masomye amagambo menshi, ariko hariya kuwa karindwi ngo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Imana itugire neza. Murumva ko urukundo rero ni ingenzi cyane, kuko urukundo ngo noneho rwihanganira byose kandi rukabarira byose ndetse rukizera byose. Ni ukuvuga ngo uru rukundo ruzadushoboza kwizera, ruzadushoboza kubabarira, ruzadushoboza kwihangana. Ni ukuvuga ngo rero biradukwiriye ko uru rukundo nyine narwo turwambara nk'umwambaro. Imana itugire neza. Kandi koko Yesu nawe yaravuze ati mbahaye itegeko rishya, mukundane. Kuvuga ngo byanga bikunze uwo ukunze niyo Satani yamwinjirana akagukorera ibitari byiza bitewe na rwa rukundo, uravuga ati yo nawe ntabwo ari we, nuko ari Satani wamunyuzemo, ariko nawe ntabwo ari we. Kubw'ibyo ukumva uramubabariye kandi ukamubabarira rwose wumva umukunze nka mugenzi wawe, nka mwene so, nubwo Satani yamunyuzemo. Kandi ikindi haba two biri kose nubwo ankoreye kuriya, ariko nawe ntabwo ari we, burya ni Satani wamunyuzemo. Kuko Satani burya iyo anyuze mu muntu burya amukoresha ibintu byinshi kandi bitari byiza. Naje kumva ngize ikibazo ndetse numva nagishingiraho no mu gutanga imbabazi. None se kumva umuntu abasha gutuka nk'umwana we ngo aragapfata abyaye, buriya se wagize ngo ubundi aba yakwifuza ko umwana we atabyarwa ni Satani umwinjiramo, nawe akavuga ibintu atazi ibyo ari kuvuga. Niyo mpamvu rero urukundo rubabarira byose. Uvuga ngo nubwo umuntu yagutuka burya, ariko burya nawe siwe, ni Satani uba munyuzemo ngo nagutuke. Kubw'ibyo hari urukundo bati ndakubabariye, nawe ntabwo ari wowe, ni Satani wakunyuzemo. Burya Satani iyo yinjiye mu muntu ntabyo atamukoresha. None se nyine nk'uko mubyumvise, iyo umuntu abwiye umwana ngo aragafata abyaye kandi azi neza rwose uburyo ari ikintu atagombye kwifuriza umuntu we, ariko Satani yamunyuzemo nyine, nuko ibyo bibaho, ukumva akoze ibintu avuze ibintu atagombye kuvuga. Ariko mureke tugire kubabarira kandi tugire mbese tugire kwihangana. Imana idufashe cyane. Nkuko nabivuze, ndi umuririmbyi kandi byongeye dukora imirimo itandukanye mu buryo yenda se bw'amaboko, yenda dukora nk'ibiraka cyangwa se indi mirimo tuba dukora itandukanye. Rero hari igihe mugenzi wawe cyangwa se mugenzi wacu ashobora kugira nk'ikibazo, yenda akaba yadutererana, ariko ugasanga nawe yariganyijwe. Iyo hari uko twari kose nubwo adutereranya, ariko mureke tumubabarire, nawe ntabwo ari we, ni Satani wamuteye intege nkeya. Muri kwa kumwihanganira, hari igihe ujya kubona ukabona n'ubundi arabonetse, ukabona rwose yisubiyeho, ugasanga umurimo ugenze neza. Ni byiza ko rero habaho kubabarirana ndetse no kwihanganirana. Imana itugire neza. Mugenzi unkurikiye, wumvise ko nakomeje kwibanda cyane cyane ku ijambo kwihanganirana no kubabarirana. Hari impamvu iri jambo nakomeje kurishimangira cyane, nuko byanga bikunze ibi ndimo mvuga ni ibintu bitugeraho kenshi kandi bikaza
waba utahagaze neza ugasanga uvuye mu mwanya. Satani ntabwo azaza kukugerageza anyuze mu biti, azanyura mu bantu, ariko nasanga uko kwihangana guhari no kubabarana guhari, byanga bikunze ntabwo azakubona. Ariko nasanga kwihangana ntako, agasanga kubabarira ntako, azakubona. Kuko iyo umuntu yabuze imbabazi, byanga bikunze Satani aba yamaze kumwinjirana. Iyo yabuze kwihangana nabwo akora ibyaha. Niyo mpamvu rero iyo hari ukwihangana, byanga bikunze gukiranuka kuba kwabonetse. Kandi ikindi, rura rukundo nkuko turimo nabwo tubivuga, iyo ruhari rudushoboza kwihangana no kubabarira, ibyo byose ruba bidushoboza. Mugenzi, nagira ngo nkubwire ngo senga Imana igufashe kugira ngo ibi byose tuganiriye Imana ibishyire muri twe. Ndagira ngo n'ubundi duce bugufi twongere twinginga Imana. Mugenzi wanjye wankurikiye cyangwa uzankurikira, ndakwinginze ngo Imana igufashe iri jambo ritekereze, nuko Imana iguha umwambaro w'imbabazi, kandi Imana iguhe kwihangana, kandi Imana iguha umwambaro w'urukundo. Kandi urwo rukundo nk'uko tubyumvise, niruba rwabonetse ruzadutera kubabarira no kwihangana. Reka dusenge Imana. Imana igufashe, Imana itugire neza kubw'aya magambo tuganiriye. Uwiteka Imana ishobora byose, nongeye kugushimira kubw'ineza yawe. Uyu mwanya tumaze twumva ijambo ryawe, Nyagasani ubanye natwe. Turasenze ngo iri jambo uwo rizageraho wese uzaryumva, uzamuha imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, kandi uzamusobanurire biruseho, kugira ngo Nyagasani amenye icyo yakora kugira ngo abashe kunezeza. Reka uyu mwambaro uwo kwizera, uyu mwambaro w'imbabazi, uyu mwambaro w'urukundo, uyu mwambaro wo kwihangana, reka iyi myambaro tuyambare. Urakoze, ndagushimiye mubyeyi ko n'ubundi aya magambo azafasha imitima bazayumva, kandi ndagushimiye ko ubanye nanjye muri aka kanya. Urakoze, ndagushimye, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.